umunyamahanga mu busanzwe utari ufite aho ahuriye n'amasezerano y'Imana, Namani yumva inkuru nziza ivuye mu kanwa k'umuja, ariko umuja uzi Imana ikiza. Namani amaze kumva iby'iyo Mana ikiza, ntiyazarira ahubwo arahambira arirukanka, agira umwete mwinshi wo kugera aho yabwiwe ko ari bukirizwe. Umuhanuzi w'Imana Elisa aramubwira ati, genda wiyuhagire muri Yorodani 7, umubiri uzasubira uko wari uri, nawe uzaba uhumanutse. Namani arebye ibibembe bimwuzuye umubiri wose, ubwenge bw'isi bumutera kwivumbura, aravuga ati, nahoze ngira ngo ari busohoke ahagarare atambira izina ry'Uwiteka Imana ye, arerembarembye n'intoki hejuru y'ibibembe ngo anyize. Mbese inzuzi z'i Damasiko abana na Fapa ntiziruta ubwiza amazi yose y'Ibwisiraheli? Sinabasha kuziyuhagiramo ngo mumanuke? Nuko arahindukira arigendera arakaye. Abagaragu be baramwegera baramubwira bati, data, iyaba uwo muhanuzi yagutegetse ikintu gikomeye, ntuba wagikoze nkanswe kukubwira ngo iyuhagire uhumanuke? Nuko aramanuka yibira muri Yorodani 7 nk'uko uwo muntu w'Imana yari yamutegetse. Uwo mwanya umubiri uhinduka nk'umwana muto, arahumanuka. None rero uyu munsi nawe ugiye kumva inkuru nziza ivuye mu kanwa kumeze nk'uyu muja wa Mukanamani. Icyama ntiwite ku buja bwe, ahubwo ugashishikarira kukugera ku musozi agutungiraho urutoki, nk'uko Namani wari umugaba mukuru w'ingabo z'umwami w'i Siriya atasuzuguye inama agiriwe n'ubwo yari ivuye mu kanwa k'umuja mu mubiri. Namani yari azi neza rwose ko ari indushyi yo kubabarirwa kubw'ibibembe byari byuzuye umubiri we wose, ariko amaze gutungirwa agatoki isoko yoza abanduye ku buntu, ubwenge bwa kamere yakuye mu mudugudu w'iwabo w'irimbukiro bumubuza kwizera ko ayo mazi asa n'asuzuguritse yashobora kumwezaho ububi bwe bwose. Aha rero niho benshi bagwa. Nyuma yo kumva ubutumwa bwiza kubw'ubwenge bwa kamere twakuriyemo, nitwizera ko amaraso ya Kristo Yesu yonyine ashobora kutwezaho ibicumuro byacu byose ngo atubohore, ngo adukize kandi ngo aduhindure bashya. Aha niho mwene muntu agwira mu mutego wa za deliverance ba Apotre bakuramo agatubutse, amasabato ya Ellen G. White, ituro ribohora, ibya 10 bifungura imigisha n'ibindi byinshi byiyongereyeho vuba aha. Ariko dore iki ijambo ritubwira: yemwe abafite inyota, nimuze ku mazi, kandi n'udafite ifeza nawe naze. Nimuze mugure murye, nimuze mugure vino n'amata mudatanze ifeza cyangwa ibindi biguzi. Rero bene data, nitwishuke ngo twibwire ko ibyo dukora binezeza Imana, kuko mu maso yayo iyo dukoze ibyo ngibyo tugaragara nk'abagerageje kwicisha bugufi, ariko mu kuri tukaba tugaragaye nk'aberetswe Kristo abambwe ku musaraba. Ijambo ry'Imana rirabyerura rikatubwira ko Imana itashimye ko ab'isi baheshwa kuyimenya n'ubwenge bw'isi, ko ahubwo yishimiye gukirisha abayizera ubupfu bw'ibibwirizwa, ari byo bigereranywa na Yorodani yari isuzuguritse mu maso ya Namani. Mbese aho nawe ntiwaguye mu mutego wo kumva ko bidashoboka ko wakakira imigisha yose yo mu gakiza k'Imana utabanje gupfumbatiza uwiyita umunyamasengesho 200,000? Namani nyuma yo kumva impuguro nziza z'abagaragu beza, aremera yinjira muri Yorodani yashushanyaga Kristo n'amaraso ye yoza abanduye imitima. Namani asohokamo afite umubiri mushya nk'uw'uruhinja. None uyu munsi ndakwinginze ngo ukore umurimo w'Imana, ari nawo wonyine rukumbi. Wizere uwatumwe nayo, ari we Yesu Kristo w'i Nazareti. Numara kumwizera, azaguha amabwiriza mashya y'ubwami bwe atandukanye n'ay'igihugu wari usanzwe ubamo, kuko ubwami bwe budafite ubundi bwami bihuje amategeko. Niba waramwizeye ukaba ukigengwa n'amabwiriza y'igihugu kirimbukiro wavukiyemo, musaba kwihishurire none, kuko ubundi wibeshyaga ko umuzi kandi ntaho muhuriye. Mbese wakiriye ubutumire? Nta kabuza, nushishikarira gusa n'ugutumiye uyu munsi, uzicarana n'uwo mukwe mwiza uhebuje bose.